Ibihe byiza kuri mwe mwese mukurikiye The Future TV nk'ibisanzwe ngendero je Mark Ruti nkaba mbazaniye amakuru bagezaho ko twahita breaking news igaragaza ko undi muhungu wa President Kagame ni bucura bwa President Kagame ni Brian Kagame ko nawe yasoje amasomo amushyira mu ofisiye batoya akaba yasoreje amasomo muri Royal Sandhurst Military Academy mu gihugu cy'Ubwongereza ni kaminuza na mukuru we Ian Kagame yigiyemo uyu munsi rero akaba yasoje ayo masomo ubu ngubu akaba yagraduatinze ubu ngubu tukaba twavuga ko Brian Kagame nawe yinjiye mu gisirikare akaba ari umusurietona mu ngabo z'u Rwanda. Iki rero ni igikorwa gishimishije kigaragaza ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame amaze kugira abana babiri mu gisirikare aribo Ian Kagame ndetse na Brian Kagame ari we bucura bwe. Brian Kagame akaba yashyigikiwe na zimwe mu nshuti ze ndetse n'abavandimwe barimo David ngira ngo murabizi ko ari inshuti ikomeye ndetse n'umuvandimwe w'aba bana ba Perezida Kagame. Hakaba harimo ndetse n'umuhungu wa Afande Ibingira ari we witwa Jules Ibingira ndetse ibi birori bikaba byitabiriwe na Madame Jeannette Kagame wagiye gushyigikira bucura bwe ndetse na ambassador w'u Rwanda mu Bwongereza Johnson Businge nawe akaba yarari muri ibi birori byakira ku mugaragaro officier Brian Kagame. Ayo niyo makuru nari mbazaniye nizera ko mukomeje kugubwa neza. Ubu namwe murabyumvise ko ubu dufite undi mu officier ukomoka muri famille ya Perezida Kagame ariwe Brian Kagame. Gendero je Mark Ruti in The Future TV. Subscribe yanyu nk'ibisanzwe n'inkunga ikomeye.